setback kandi baravuga iyi setback baravuga ko akorewe ibindi bizamini nyuma bakareba cyongeye kubyutsa ubwo buribwe ngashobora kujya hanze ukundi kwezi ubundi bavuga ko n'ubundi ari hanze ukwezi kose ukundi kwezi hanze ukwezi kose nicyo kintu cyaba kibabaje kuri Rafinha ngo yari yarakoze ibishoboka byose ari ukuntu umukinnyi aba yaravunitse ariko ngagakora ibishoboka byose akarwana akakora gym kegera abaganga bakamuba hafi icyo bivuze aragenda akabaza abaganga ngo nkore iki kugira ngo nkire vuba bakamubwira za tips zose abaganga bakubwira akazubahiriza arimo kuruhuka arimo gukora ya myitozo neza ibintu byose nyine amabwiriza ya muganga yose ukayakurikiza byose yarabikoze ariko nyine ariko birangiye bitamukunda umuntu yavuga ko yashatse guforosa kugaruka akaba bigiramo ikibazo yatuza gato ntari kuba agarutse nyuma El Clasico nko mu kwezi kwa 11 ahubwo ni Rafinha ntago ari we wihereza go ahead yo kugaruka nubwo aba yahatirije abatoza bakunda kuvuga ko umukinnyi kuri game nk'ingi we aba yumva agomba no kuboneka agakora ijoka byose ariko hano uhitunenga abaganga ba Barcelona kuko nibo bagomba gutanga icyemezo cya nyuma mu mukinnyi igihe atangiriye imyitozo igihe yakinira umukino ariko niba baramubwiye ati watangira imyitozo ku munsi wo kuwa gatatu kuwa kane none kuwa gatanu akaba atakoze kuko yamvune yongeye kugira bigaragara ko nabo babigizemo uburangare kuri uyu musore w'umunyabrazil hanyuma adirakurikije imvura ziri muri Barca Rafinha ari hanze ukwezi kose nkuko bivugwamojeho Ter Stegen ari hanze ibyumweru 7 ndavuga umuzamu ubwo ni hafi amezi 2 ibyumweru 7 Gavi ari hanze amezi 4 Robert Lewandowski ari hanze ibyumweru 2 Yohani Garcia ari hanze ibyumweru 2 ndetse Dani Olmo nawe ari hanze ibyumweru 2 amahirwe nuko nabonye Ferran Torres yagarutse mu myitozo ukurikije izi mvune urumva ko kenshi ni kote offensive iyi Barca kugira ngo ibe nziza imbere ya Dini Luis nagarutse muri Madrid kubwa yabipanze gute hari uko mbitekereza hari nuko Hans Flick amaze iminsi abipanga reka ndumva nahera kuri plan ya Hans Flick wenda na mbere yuko nanjye ntekereza yanjye uko byashobora kuba bigenda hari ibinyamakuru bimaze iminsi bisura imyitozo bigakurura amakuru bigatata bikareba niki umutoza arimo atekereza Hans Flick hari ibintu bigera nko kuri 3 arimo atekereza ku buryo yakarinya ubusatirizi bwe Mundo Deportivo yavugaga yuko Ferran Torres abaye fit 100% akaba yiteguye gukina kuko nawe atangiye imyitozo muri iki cyumweru twibukiranye ko nawe yari yaravunitse bo nitwizere yuko tutagera ku cyumweru nawe bavuga ko imvune yongeye kubyuka ariko umutoza aravuga ati Ferran Torres ku munsi wa nyuma naba yagaragaje ko 100% ahari 100 kurindi akamuhitamo atari umubanze kuri bench yabanza kuri attack Rashford akajya uruhande rumwe rw'iburyo Lamine Yamal akajya ku rundi ruhande Fermin Lopez akabajya mu mugongo ni option imwe ishoboka ariko andi makuru yavugaga yuko Rafinha narwana intambara ishoboka akagaragara nawe yari umubanze mu kibuga ku ruhande rw'ubumoso Rashford akataka Lamine Yamal akajya ku rundi ruhande ariko izi saha nkurikije uko amakuru yagiye akura n'uburyo development zagiye zibaho umutoza arimo aratekereza ko bijyanye na situation izaba ihari muri weekend hari amakuru ameze gutya ashobora gukoresha avuga ko ashobora gufata Casado akamwegeranya na Pedri hagati nka double pivot ku 6-8 ariko baringaniye bahererekanya bahereza Barcelona uburinganire Diong akabajya imbere akajya ku 10 yarabigerageje kuri match ya Olympiacos nuvuga game ya Olympiacos uri bukiri mirangira yarangiye hari iminota mike Diong yasanze Pedri mu kibuga akinana na Casado na Pedri bagiye muri deep zones begera aba defenseur hamwe Diong na Pedri babaga bahagaze noneho umwanya wa Diong ujyamo Casado Pedri waguma kuri wa mwanya we ariko imbere mu gice cya kabiri Diong yinjiyemo ajya imbere nka nimero 10 ajya muri wa mwanya wa Fermin Lopez na Dani Olmo ahita afata Fermin Lopez amushyira ku ruhande Lamine Yamal aguma ku rundi Rashford aguma kuri attack
so nkurikije rero sofa amakuru ahari biragaragara ko amahirwe menshi ndi kubona Ferran Torres iyi match azayikina azaba ahari ndi kubiha amahirwe menshi sinzi impamvu ndi kubona nyine bishoboka cyane so kuko Rashford nubwo yakinnye kuri attaque kuri match ya Olympiacos ariko iriya match yarabavunnye cyane iyi ya kipe ya Olympiacos tabona ikarita y'umutuku utatekereza ko biriya bintu ba Rashford bakoze mu minota ya nyuma umutuku sumeze ute umutuku urashidikanwaho pe oya wowe ubonye ute nanjye sinkwemera sincere speaking uriya mutuku ikipe ya Olympiacos yabonye kuri uyu musore Heze Santiago Heze Sami oya kereka donc utarezona pe uriya mutuku ntabwo nabonye ntabwo yakandagiye umuntu oya umuntu yarasimbutse ubu baramuziritse umukinnyi wa Barca yaramuziritse ko akunda gukorera sentire noneho aramwiyambura kumwe nyine urumva umuntu akuziritse uri mu kibuga ukeneye baro ntabwo uramwiyambura amwiyambura umupira wawe nta nubwo yanamukoze no mu jisho kuko ari ukuntu umuntu yiyambura undi akamukora n'ikiganza arangije aramuhamagara ngo ni umuhondo wa kabiri eze n'ubu ngubu ntarabyumva ntabwo arabyumva so ikindi Ferran Torres kuri match ya Olympiacos ntiyari kuri bench se yari kuri bench nubwo yatigeze agaragara mu kibuga so ndi kubona iyi match amahirwe menshi Ferran Torres no kumurutsa kuri ya match yari gahunda yo kumushyira mu kibuga kuri iyi game so ndabona azamwatakisha nkuko nubundi yagiye asigariraho Lewandowski umwaka ushize mu bihe bimwe na bimwe kandi yabyitwayemo neza umwaka ushize abantu barabyuka ko yatsinze ibitego 19 ari umusimbura muri match 45 ndavuga mu marushanwa yose ni sezo muri match 10 amaze gutsinda ibitego 5 harimo ibitego 4 muri La Liga na kimwe muri Champions League bisobanuye ko Ferran Torres availability ye irahari cyane muri iki gihe umutoza arimo aramukoresha yamaze kwanzura ko ari umuntu ugomba kuba ahanganira umwanya na Robert Lewandowski kuri uriya mwanya iyi sezo nabwo nujya kureba muri Ferran Torres ntabwo ntago ari umuntu usinziriye ko muri izi match 12 Barcelona imaze gukina amaze kubanzamo match zigera match 8 muri 12 match 8 amaze kubanzamo bisobanuye ko n'umusore urimo ukoreshwa mu buryo bukurikirana ibitego 5 na assist mu rwego ibitego 6 muri match 10 so nekereza ko ari umuntu uzataka kugira ngo ashyire igitutu kuri wari abasore b'imbere ba Real Madrid bite byisanga Rashford agiye ku ruhande rw'ibumoso Lamine Yamal agiye ku ruhande rw'iburyo Fermin Lopez agiye mu mugongo wabo wa Ferran Torres ubwo hazasigara deba hagati ya Diong Casado na Pedri ariko bijyanye n'iyi game n'uburemere iriho umutoza ashobora gufata umwanzuro agakoresha Diong na Pedri nk'uko bisanzwe nanjye ndabona pressure nubwo hari n'amahitamo ko Casado ashobora gukina Diong Pedri gato Fermin Lopez nabyo ni ibishoboka so ni animation mbona ishoboka nanjye yo mbona wari umbaza ngo iyo nabona nziza n'ubundi yaba ari iyo ngiyo Ferran kuri attack Rashford urundi Lamine Yamal ari ku rundi ruhande mu mugongo wabo hakina Fermin Lopez hagati nk'aba double pivot ho ni ikibazo ariko njamora ari bari bapfa guhinduka kuri match ngizi Diong na Pedri amahirwe menshi ariko sinzi reka tugereze turebe ko nabonye rega na Diong ku makuru mfite nuko yasibye imyitozo ibiri heruka akoze imyitozo y'uyu munsi gusa simbizi rero niba yuzuye neza icyo bita El Clasico nta muntu umuzi uko bizagenda urabona ko bigoye mu by'ukuri ngira ngo nibyo ngibyo kote Febre Barca niye muri mukino Sami ku bwawe effectif cyane ntabwo bafite abakinnyi babo ba mbere nta departement nimwe uvuga uti ngiri Febre effectif muri rusange effectif yabo kuko match ya classique ikinwa no mu mutwe cyane kuruta mu kibuga ariko nyine Barcelona ifite amahitamo make tekereza uko rega nta mukino usibye wenda Pedri nawe tubizi ko ageze kuri tangente ubwo Pedri yancanye sezo nyinshi atavunika usibye Pedri niyo mukino twavuga uwo mu ikipe ya mbere wa wundi wo mu cadre udafite ibibazo by'imvune turabizi neza ko isaha ku isaha bakojejemo Lamine Yamal ntabwo yarangiza match na betinga katazarangiza 90 Lamine Yamal
ngo nisayiruka kwirangiza ryari tayiruka kurangiza iminota 90 uwo numwe Lash nawe turabizi ibibazo by'imvune bye turabizi Ferran Torres turimo turavuga ko match ishize ntigeze akoreshwa wasubira muri defense Jules Koundé nawe hari match ariko gusiba ubona nyine ari ukuntu Barcelona ntabwo ifite effectif yabo Badr Van der Visky Rafinha sinzi iyo kintu cyaba ari côté faible kuri bo ariko nanone ikindi kintu kiri côté faible kuri bo ni defense yayo niyo itabirimo imvune bafite defense dakwirije iki kipe nka Barcelona gushira nakoresheje ijambo ngo Barcelona bambaye imyenda itabakwiriye ubona nyine nuko bambaye imyenda ya Barcelona ariko muri defense usibye Jules Koundé nta wundi mukinnyi ufite wagakwiriye kuba yambaye jersey ya Barcelona hariya yitwa ngo ni umustata bagakwiriye ko ari abakinnyi babasimbura nushaka kugire kuri ba Leandro Balde nabandi nabana bakubarisi nabandi bagakwiriye ko ari abakinnyi babasimbura niba ahantu Rafael Marquez yabaye na Piero na Piqué Marquez rimwe na rimwe no musimbura Jeremy Mathieu tumureba tukavuga ngo uyu muntu yageze muri Barcelona gute uzisa Jeremy Mathieu babaye bamufite kuko nta muntu bafite wakiye ku rwego Jeremy Mathieu yabahayeho rero umwe mu bakinnyi batemerwa akemeza bitewe n'ikibuga kuko no umukinnyi wahinduriweho n'abatoza benshi sira akazajya abanza mu kibuga mbona defense yabo kuva Inigo Martinez agiye noneho byabaye bibi cyane n'ubushize byari bibi kuko reba ibitego byose akayabo Real Madrid yagirye ariko still yatsinzwe ibitego bike kuruta ibyo Barcelona yatsinzwe ubushize muri champion bivuze ngo nabo defense ntiyari nziza kuko no kugira ngo utsinde ibitego bitandatu muri kimwe cya kabiri cya Champions League birangira uvuyemo bigaragaza defense yawe reba Araujo apari igitego yatsinze ejo bundi kibaha amanota 3 niki kindi kiri positive Araujo yarayiruka muri no myaka 2 iheruka yabakujemo kuri Inter yabakujemo muri kimwe cya kane ubushize kuri Paris Saint-Germain ni umudefense nyine ukuze byo kuba kuza hamaze igihe ari no mu kapiteni ariko mu kibuga nta kintu yabwira ku Barca ubwo ku Barca birangira uri kumutegeka kandi na ku Barca muri equipe nationale ku mwana we Sebala Mafungadi ya Hussein arakwicaza nikigaragaza ko akurusha nyine kuko umuntu abana kuza muri national akicaza wa Barcelona ntabwo ari impuhwe z'umutoza umutoza yatoje ku Barca mu byiciro by'imyaka bitandukanye mu gihe Dini yose ninjiye muri Barcelona agiye mu ninjiye mu ikipe ya Espagne yinjira mu ikipe nkuru igihe rero kuri Barcelona ifite ikibazo cya defense kizamo imihindagurikire ishinzwe igendeye ku bukungu reba nk'ubu ngo bari biguriye umunyezamu ahise agira ibibazo by'imvune agarutsemo Sezini hari match twabonye ari ifite abanyezamu b'abana gusa bivuze ngo ikibazo cya defense kuri Barcelona ni ikibazo gikomeye cyane binahura nako badafite na nimero 6 wa undi wijisho burebe ukavati umuntu yaturindira defense bihita biba bibi cyane bibaye ari nk'ibi bishoboka nka bya bitego byo bakuraho byo kuri ibyo minota 5 ya mbere Real Madrid kabigiteretsemo ku minota wa 5 ntibacyange bya bindi itifatira igahita izamura morale n'abafana bahari Barcelona twabona istraguringa cyane kandi iramutse igiye bayiforushije kujya muri mu byo kudefanda yarutsindwa urwo rugamba ko Barcelona defanda nta narimwe nigeze ibona itsindwa urugamba rwo kudefanda Barcelona irabizi ko ifite ikibazo cya defense irahakwima ahubwo ikaguheza iwawe muri ako kantu gato Samiri ni akantu gato nongeraho Barcelona imaze iminsi kubitwa ibitego by'amakontra attaque kubera uburyo bakinira imbere defenseur bakinira imbere cyane barabimira rwose baragenda bagasiga ama espace inyuma ako gana ariko twanagasobanuye cyane uburyo ama equipe oya tukabibutse ko bagiye gurana Mbappe kandi akunda aba defenseur bakinira imbere tugomba kukabibutsa ko Mbappe si ariko Barca nta murusha umuvuduko ari Araujo nta murusha umuvuduko nta mukinyi n'umwe amurusha umuvuduko ni yamukosoye kuri match ya mbere gukomeza Sirera kamukosoye kuri match ya mbere ati ku muvuduko ufite ntabwo wirukanka mbere y'umupira woreka bawunageyo nta numwe uri bugusiga kuko Thierry usibye wenda ko abantu benshi bangaje conflit de generation ngeyo ndebye Mbappe mbona Thierry wa kera yari wa mu nimero 10 ariko uzi gucenga uzi no gukina ku mpande cyane akazana imipira bamusifiye kurara inshuro 8 muri Clasico ya mbere cyane uzi kugira ngo urebe Clasico nubwo atigeze wenda aba batsinda nka equipe Clasico retour yatsinze hat-trick vuze ngo ya defense yarayimetrije yayitsinzemo hat-trick Clasico ya Copa del Rey yabatsinzemo kufa bivuze ngo uwo muntu bitandukanye n'ibingibi kandi tujya kureba usige niba na Xabi Alonso ari umuswa mu kwiga adversaire Barcelona imaze iminsi kubitwa n'ibintu bisa igitego hari Ken yabakubise Paris Saint-Germain yagisubiyemo kuri Goncalo Ramos bivuze ngo defense iri kwigika kandi bigakunda so no kuvuga rero kuri hari n'indi nama ariko Thierry nawe uvuze yagiriye Mbappe hari niyo yagiriye Hans Flick yaramubwiye ati se wowe
biragaragara ko nyine umuntu wajya gutuma ino defense yawe ishobora kurarisa bigakunda yari Inigo Martinez yari afite uburyo ayobora iriya defense cyane cyane kiyobozi yari afite uburyo ayobora ku Barsi Rinya ariho na Barde na Jules Kunde nyine ukabona ko nibura we arabyumva afite uburyo kiri kubayobora muyobozi mwiza bafite uburyo badataka ejo twabonye Araujo arimo agerageza kujya kuri linye ubona nyine avuga nyine ubona ari ibintu arimo ashakisha araka video nigeze kubona yenda gucikamo kabiri we arahagarara nta hari uburyo hari concentration ufite kugira ngo urarize ntago wari wowe ugomba kubagaza ureba abataka bari oya ahubwo ugomba kuri abagenzi bawe muri kugenda na gute so ibyo bintu rero biragaragara ko Inigo Martinez kuva yavamo ntago barongera kubinoza n'ubu barimo baratsindwa ibitego byinshi barisanga bararirije bagasanga amakipe nayo menshi yamaze kubimenya arimo arakoresha iyo nama Thierry yagiriye Mbappe munaga y'imipira mwebwe twirukankane n'umupira niba uri umwataka sibyo n'ubundi murabizi yuko ikipe yegeye imbere wowe cunga ko utari bwirukanka imbere y'umupira reka birukanka imbere ahubwo wowe mwe mufite umukinnyi witeguye kwita yirukanka kuri linye imwe akayibatanga ko umuntu umanuka n'utambika barimo difference ndavuga ariko mu buryo bw'ikibuga umuntu uva ku ruhande akenshi ari akunda gutanga umuntu baro kuruta uvuye hagati asanga baro ngo ndavuga nyine kuri abarimo batsinda bashyize baro mu espace yo mu nguni so kuri Mbappe muri iyi game ntago bamurusha umuvuduko ya defense ya Barca kandi ndabibonamo nyine ko no kuri iyi game approach ishobora kuba yahinda umutoza kongera akayigarura still ariko Thierry yamugira inama umutoza aramubwira ati ese ntago kuri game nk'izi ngizi game ya Paris Saint-Germain game ya Real Madrid yatangaga urugero kuri za game nini abizi yuko baragenda imbaraga barazinganya urugero rwiza yaravuga ati kuri za game uzika adversaire imbaraga muzinganya karite z'abakinnyi muzinganya uburyo bw'amayeri mu mukino hagati muzinganya aba grand joueur kuba grand joueur urabizi ko utari muhura n'agakipe gato uri bugenda ukanigira imbere kakadefanda mpaka ukajya ukarasamo amashoti utsinda urazagura n'ikipe nayo iri buze kuguhangara ntago watekereza uburyo bari abadefenseri mu buryo bwo kwegera imbere bagira icyo bizigamira ntibazamuke cyane bagamenya umwataka bafashe bakamenya ko ikipe yarimo bahura nayo nibahereza izo metero nini mu migongo yabo no kwizamu ryabo ari buzemo abataka birukanka bakabatsinda ibitego derafo menya ko nawe adversaire uguye kumwubaha icyo yamubwiraga Real Madrid wayubaha defense nizamuke cyane ahubwo hakabamo nyine uko kudatuma Mbappe gucungana kubacomoka kenshi kandi akagenda agasigara n'umunyezamu Okay, mukanya gato akabazo kamwe nsoze kuri umukino hanyuma iyi Barca mu by'ukuri imikino 10 heruka inganyijemo umukino umwe itsinzwe imikino 2 itsinze imikino 7 ndavuga ikipe y'umuvanimwe Flick muri rusange ngira ngo ikirimo nuko bamaze gutera pass 5222 nabambere nk'ibisanzwe kuri pass ntabwo abarusha ni ibintu bisanzwe buri mukino byibuze batera pass 580 still nabambere muri La Liga niko Barca yabaye muri rusange biragoye ko wayirusha imibare nk'iyingiyi Ferran Torres Robert Lewandowski bitego 4 bitatu bya Rafinha hanyuma assist enye za Lamine Yamal enye za Marcus Rashford zindibuza gukomoza mu kanya gato hanyuma eshatu z'umuvanimwe twa Dani Olmo Carvajal agaruko gahunda zimeze kuri uyu mukino ubaze assist n'ibitego bifatangije byose Lamine Yamal afite umubare w'ibitego 6 ubwo bitarangije byose ni uharwa ibitego 6 Ferran Torres 5 Marcus Rashford ibitego 5 si Rashford araza muri mibare ya FC Barcelona Adderall ngira ngo bitumye nsubiza amasi nyuma nibuka match muri weekend Barca itsinda Girona cyangwa se Girona ibitego 2-1 Hans Flick yabonye karita ya kabiri y'umuhondo ibyara ikarita y'umutuku bivuze ko 100% nabonye bajura ariko bizakoranyira ntacyo bitanze Hans Flick ntabwo atoza match kuri iki cyumweru ariko inkiko zo muri Espagne nazo zijya zincanga umuntu ndetse mujya mwibuka ko bahanye umusifuzi wa Yarida noza Dini Arsene karita y'umutuku bavuga ko yibeshye barangiza karita ikagumaho yagumye baramuhanga mujya byibuka ko bahanye umusifuzi ariko mu Bwongereza automatique niba wafashe icyemezo kitari cyo ubwo nyine uwo wagifatiye naho bayabaye umwere ariko muri Espagne byagumyeho rero nabonaga ko Hans Flick ibintu ari kuregera n'ubundi ari nko kubutazi igihugu bamo Espagne yo icyemezo cy'umusifuzi ntibajya bagihindura niyo we bamuhana ariko icyemezo yafashe ikijya gihinduka hanyuma ndibaza ikibazo kimwe Adderall Hans Flick ntari kuri uyu mukino
ni bande bari bafata inshingano zo kuba kuri bench kuri uyu mukino uraza kubakomozaho ndetse wenda n'ubushobozi baba bafite se ni ubwa mbere bagiye gutoza match ari abatoza principal kubera impamvu runaka hanyuma ku rundi ruhande imibare yo muri Barca ibitego assist ndi kubonamo Marcus Rashford mperuka interview ejo bundi ari mu kipe y'Abongereza ahubwo ni mbere yuko ajya mu kipe y'Igihugu niba ntibeshye yaravuze ngo kuza muri FC Barcelona byanzamuriye icyizere cyo kongera kwibona mu kipe y'Igihugu ati mfite n'icyizere cyangije ko nzajya mu gikombe cy'isi meze neza. Rashford kuri umukino ni El Clasico ya mbere muri FC Barcelona ukurikije uko yitwaye muri iyi sezo Rashford araza kuba ahagarara iki mu kibuga hariya Santiago Bernabeu. Ya reka duhere kuri Hans Flick nkuko tubigarutseho na amakarita abiri y'umuhondo. Barcelona yarajuriye mu cyumweru hagati ariko komite discipline muri La Liga iranga ariko nabonye Barcelona ishaka no kujurira mu zindi nzego zisumbuyeho. Irabikunda n'ubushize ari ubushize ni muri course premier bayihaye icyemezo cyo kuba yakwandikisha abakinnyi cyane nyine mu zindi nzego zisumbuyeho. Iki narenga n'iz'umupira ikajya no mu bisanzwe rwose ikajya mu nyika ariko ndayemera cyane. Nta gicika intege iriya Murera yo muri Espagne ndayemera. Nubwo komite discipline ya La Liga championnat Espagne yabanje ariko ngo barashaka bajuriye bategereje kandi igisubizo cya nyuma kuko bo icyo bavuga nuko hari ibintu bibiri. Giri Manzano ni wasifuye match ya Barcelona na Girona yamuhaye amakarita abiri y'umuhondo. Giri Manzano muri raporo yatanze kuri ano makarita abiri avuga yuko ikarita ya mbere y'umuhondo yayimuhaye kubera gukoma amashyi bari bongeyeho iminota abona nihagije akoma amashyi ariko icyo ni ikarita y'umuhondo birazo ni nko kumokinga umusifuzi urumva reba de nk'urugero iyo umuntu aguhannye ni nk'uko kera dusubiye mu bya kera ntazi ko ababyeyi bagukubitaga nturire nabwo byabaga ari irindi kosa bakubwira ati noneho we urumva nyine wahanganye urongeye biriya nyine gukomera amashyi umuntu amashyi y'uburyarya y'icyemezo utishimiye ni ikarita y'umuhondo nawe warakinnye urabizi gukomera amashyi umusifuzi ni nko kumumokinga ni nko kumumwaza biterwa na jijoma y'umusifuzi ariko nko mu Bwongereza ho baranzuye no mu mashampiyona akomeye i Burayi baranzuye ko umuntu utumvise umwanzuro w'umusifuzi ugashaka kubikora mu buryo buri hasha wabonye ko no mu Bwongereza basigaye babihanira. So iyo karita y'umuhondo yo barayemera. Ikarita ya kabiri y'umuhondo ngo Hans Flick arimo abwira Diong ngo shyiramo imbaraga nyinshi. Umusifuzi agira ngo yagize ngo Hans Flick arimo aramubwira ngo habayemo we Barcelona babyita ko ngo miscommunication habayemo ngo kutamenya uwo arimo abwira. We arimo abwira Diong Giri Manzano agira ngo niwe urimo umubwira arimo amubwira ngo shyiramo imbaraga nyinshi Giri Manzano agira ngo niwe ariko raporo y'umusifuzi yo ivuga yuko ngo nabwo yaragaragaje kutemera icyo umusifuzi yarafasheho umwanzuro nubwo Barcelona ivuga ko ngo yarimo abwira Diong ubwo amavideo nayo yajya hanze ubwo amavideo yajya hanze ariko nizere ko banatanze n'ibyangombwa urumva bo bishyigikira na Barca basanzwe batemera Giri Manzano. Ese Giri Manzano no wandi ko na Real itamwemera niyo umuntu haye ba Messi amakarita atukura ba Suarez ba Lewandowski na ba Neymar na Real ni imwemera historically abakinnyi ba Barca bahaye amakarita y'imituku menshi cyane. Ndetse umuntu gupostinga video ni Fuad yarayipostinze yikarita y'umutuku ya Real nanone kuri Giri Manzano nge yari ukuntu umusifuzi akenshi y'amakipe ahanganye abamwitirira undi ugasanga nka ekipe ivuga ko umusifuzi ari uwa kanaka ariko nyamara bishobora gusanga ari n'ubushobozi buke bw'umusifuzi ugasanga umusifuzi buri kipe iravuga ura n'uwa Barca ugasanga undi nawe ati uriya n'uwa Real ariko wajya kure ugasanga yaba Real yaba Barcelona nka Tebas cyane nzi ko ari umuntu wa Barcelona ariko naje gusanga yaba Barcelona arayikasa yaba Real arayikasa na Giri Manzano rero subiye inyuma nakwereka amakosa menshi agiye akorera Real Madrid ariko nanone aba Barca bakavuga ko ari uwa Real n'aba Real bakavuga ko ari uwa Barca ari n'igihe usanga ari n'ubushobozi buke bw'umusifuzi baramuhererekanye cyane urumva icyo cyo kirahari ariko ubujurire bw'ibanze bwo bwaranzwe nubwo Barcelona ishaka kujya hejuru kurushaho bitanga iki ko n'ubundi ntekeza ko bajuriraga kujya atoze Clasico urukiko rurakoresha kuwa gatandatu n'ubundi ni match imwe bamuhaniye ni match nyine ya El Clasico
Arsenal yasigaye ihangana. kanze nkwereka ahantu bari bujurire nahoze mareba kare ariko nyine ntago ari muri CAS. mu busanzwe oya ntago ari CAS so bahita bajya mu Busuwisi ni kasa nabibonye mu seriously busanzwe ujya muri komite discipline ya ngo ni Spanish Sports Administrator. reka ndeho muri mu kanya gatoya iminota 13 ishize bamuhaye update ko ngo nabwo babyanze Spanish Sports Administrator. Urumva ubwo ni nk'abantu ngo ni nka RDB yo muri siporo yiwabo kuko usanga bino bihugu bindi bigira ikigo cyihariye cya siporo nk'ukuntu tuvuga ngo tugira ikigo cy'ubukerarugendo nyamara abantu bageze no muri CAS nuko yabyanze ahubwo oya CAS ntabwo CAS ntabwo yitibikora ntabwo yahita kuzusubiza rega ahubwo wasanga CAS yabo wenda ariko icya kintu cyo cya Villarreal CAS so irebye ikabugacya mu gitondo gusubiza ntabwo bishoboka kuko hano nabona ngo bambwira ngo CAS has dismissed the Barca appeal. Hans Flick will not be on the bench for the Clasico. Ariko ubwo ntago ari Spanish Sports Administrator amasata ntago yasimbuka gutya inzego ntago aho wabusimbutse cyane ariko ikiriho nuko ubujurire bwose bwanzwe sasa reka tuvuge ku muntu uzatoza iyi game. Hari amahitamo abiri kuri Barcelona hagati y'umuntu witwa Thiago Alcantara n'umutoza wungirije Hans Flick witwa Marcus Sog. Ariko mu buryo bwo gutanga icyubahiro bavuze ati oya umutoza wungirije iyo titre iyo ayifite niwe ugomba kwicara kuri touchline mu gihe umutoza mukuru adahari. Uyu mugabo witwa Marcus Sog niwe mutoza mukuru wungirije muri staff technique ya Hans Flick. Ni umugabo umwaka ushize yatoje match ebyiri Barcelona nabwo Hans Flick yabonye ikarita itukura ariko izo match ebyiri izo match byarazitsinzwe ahubwo yatsinzwe match ya Leganes na Atletico Madrid zose nabwo umutoza Hans Flick yari yahawe ikarita itukura. Urebe neza mu yaba umutoza wungirije no Newcastle ni unyagira amakipe wayamaze ni utsinda ama equipe. So Marcus Sog zombi yarazitsinzwe izo game yari match ya Leganes na match ya Atletico Madrid kazumva yatsinzwe match zoroshye kuko ubusanzwe rega Barca kuri Atletico ni match borohera numva nyine niyo mpamvu umutoza atarahari mukuru asa umutoza ubundi abadahari oya ari ikintu hamwe ni technology abatoreza kuri telefone hamwe ni technology oya sibye igitsina cyo kutamubona kuri touchline ariko nabyo nyine biburamo ariko hari n'impamvu bakibahana ku nyine kudatoza nuko bazi icyo umutoza amaze kamera ari impact wa muntu we ari impact y'umutoza ari kuri touchline urabyumva akajya mu kirere hariya hejuru